reka tubasuze cyane kandi tugiye guhita dukomerezaho kuri cyizere project maze tuganire ku bikorwa nyamukuru ibyo cyizere project ikora mu buryo bw'ibanze, wenda akagenda hagira ibindi bigenda byiyongeraho, ariko turahera ku bikorwa nyamukuru tugenda twunganirana. Tubanze tubibutse abatangira ngendo ko mwagira uyu mwanya komeza mugira uruhare mu gukora subscribe, mu gukora share, mu gukora comment, mu twunganira mu buryo butandukanye, kandi no mu kuduha inama mu buryo ibintu byakorwamo mu buryo bwiza, tugafashanya mu gufashanya nta kinanirana. Abantu bapfa kuba gusa bafite uwo muhate. Bavandimwe rero, uyu munsi turavuga ku cyizere project, n'uwamushinga wo gufasha impuhwe n'icyizere ku bantu bahura n'ibibazo bitandukanye, dore ko uyu mushinga ugerageza guhindura ubuzima bw'abantu, guha icyizere no kubafasha kubaka ejo hazaza. Aha rero turagerageza kureba ibikorwa nyamukuru bizajya byitabwaho, hariho abantu nyine bahabwa urubuga rwo gutanga ibitekerezo, kubaza ibibazo, gusangira amarangamutima, mbese n'ubundi buryo butandukanye, aho bamwe basura abarwayi. Tuvuge niba ari gusura abarwayi, mbese basura bate, iyo bageze baha umwanya gute wo kuganira, n'ibindi bitandukanye. Babandi bafite iyo mishinga yenda yaba ubudozi, yaba ububoshyi, yaba salon de coiffure ariko ikiri mitoya, cyangwa se babikoramo ku giti cye ariko batari bihuriza hamwe, iyo basuye ko bugiye kubaganiriza bigenda bite. Iki ni cyo gice tugiye kurebamo ahangaha kugira ngo tubashe kunganirana, kandi biraba ari ingenzi. Byaba ngombwa ko abantu bahura n'abari social influencers, abahanzi, tuganira ku byerekeranye n'amafaranga. Kimwe mu bikorwa by'ingenzi tugomba gukora, ku buryo bashobora gukora igenamigambi ry'imyaka wenda 5, kureba ngo bafite izi objective, intego yakoze mu mwaka umwe, mu myaka 2, ni gute agenzura ko zagezweho. Urumva ni indicators zishobora no gushyirwaho kugira ngo abantu barebe ibyo abantu bakora bivamo iki, bivamo iki. Nko kureba ubumenyi ku mategeko ni ingenzi. Cyizere project itegura nyine ibiganiro ku burenganzira bw'umuntu mu bufatanye n'abahanga mu mategeko. Abantu barigishwa, tuganira ku bikorwa by'ingenzi dukora, abantu barigishwa uburyo bwo kwirinda ihohoterwa, kumenya amategeko agenga ubuzima bwabo, no gufasha abandi kumenya uburenganzira bwabo. Urumva binyuze mu banyamategeko bacu, cyangwa se abo dufitanye uburyo bwo gufatanya. Igihe byateguwe neza, twavuganye n'inzego z'ibanze, twavuganye n'abo bantu bafite ibyo bibazo, tuba dushobora kugira ahantu dushobora guhurira, noneho bagahabwa ibiganiro kandi bikabafasha. Hanyuma abahanga mu mitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe, aha naho ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane. Cyizere project itanga inama z'abahanga mu mitekerereze, ndetse bakaba bashobora gukurikiranwa ku buryo bw'umwuga. Urumva tugenda tubikora ku bushobozi tugiye dufite, nyine ntituragira bwinshi, ariko uko bigenda byigira imbere bihuriramo abantu babyumva, byanze bikunze buzaba bwinshi. Aya mahugurwa yo kwiga guhangana n'ibibazo by'amarangamutima no kubaka icyizere, twebwe kuko ukurikije ko tuba mu bintu byo imirimo, kubaka ubushobozi bw'iki no guhanga imirimo, kujyana mu komishinga ibyo tukaba dutekerezaho byonyine, ariko tubona ko bitakunda. Ntabwo umuntu wacuruje nubwo yatera imbere akagira aho, ariko afite agahinda ko mu mutima akenyereyeho, ntacyo bimara.
tukabona ni byiza rero ko twaba turi kumwe dufite n'izo serivisi zo kunganira abantu bacu kugira ngo nyine barusheho kumererwa neza. Hanyuma tukareba abantu bakuru bafite ubunararibonye, urubyiruko rufite imbaraga n'icyerekezo by'ikoranabuhanga. Icyizere Project ishyiraho urubuga twababwiye rwitwa The Link Rwanda rwo guhuza abantu. Ibi bituma haba gukura mu buryo bw'umuntu ku giti cye, kandi urubyiruko rukabona abajyanama bafite uburambe. Icyo ni ikintu cyiza cyane. Hanyuma mu kuyobora batakaje icyizere, ni nka counseling session, aho abantu bahabwa gukomeza kwizera ejo hazaza. Abantu batakaje icyizere bahabwa ubujyanama n'inama, amahirwe yo kwiga no gukura mu buryo bw'umuntu ku giti cye, ubushobozi bwo kwiteza imbere no guhindura ubuzima bwabo. Hanyuma ibyo ni ibintu byiza, twababwiye ko uyu mushinga twawukoze dushingiye ku bakobwa babiri, Nyiragasazi na Marayika, ni abafana b'imipira. Twamaze iminsi dukorana ibikorwa bitandukanye bigendanye no kwamamaza ibikorwa byacu, ariko tuza gusanga nabo ubwabo ni ubuhamya bwigendera, ariko nabo tukahitamo gukomeza kuganira ibiganiro no kugendana mu buryo bwatuma bakomeza kubaka sustainability system. Nabo ubwabo bashobora kubaka uburyo bwiza bwo kugira ngo bagire iterambere rirambye, bagire ibindi bikorwa nabo byiyongera ku byo basanzwe bakora. Mbese bibe byiza rwose, kugira ngo bibe byiza. Rero kuyobora batakaje icyizere twabivuze. Noneho hari systeme z'ubuzima burambye. Systeme z'ubuzima burambye rero bavandimwe bivuze iki? Sustainability system, ahangaha hazamo nk'ibintu bya workshop ku buzima, kuzigama, gucuruza, gahunda z'ubuhinzi n'akazi, abashoramari bato. Ibintu byacu tugira capacity building model twitangira ngo dusagurira amasoko. Iyi capacity building model igira ibintu twakoze nka road map n'amarodi 10, aho nk'ubuhinzi n'ubworozi ugasanga biri ukwabyo, kandi mu bo duhura hari abashobora guhitamo kugendera muri umurongo, tukabaha rero ibikenewe byose kugira ngo babashe kugera ku ntego. Ikenewe hafi byose, tuvuze ko kenshi buryo ubumenyi, networking n'iki. Hanyuma hakaba abacuruza imboga n'imbuto, ubwo n'amagi n'ibindi biva ku buhinzi. Hakaba abatetsi, hakaba abatunganya umusaruro post harvest and food processing. Hanyuma tukareba n'abagiye bafite imyuga itandukanye, ubudozi n'ububoshyi, bijyana no gutunganya ibikoresho byapfuye nk'amaradiyo, amateleviziyo, za computer, amapasi n'ibindi. Bashobora gushyira amasoftware mu mashini no muri za telefone. Hakabaho bashobora gukora nka training, gutanga za training mu byerekeranye n'ikoranabuhanga. Usanga tubifite ibyo, kandi dufite abo twabikoranye nabyo, ariko tukifuza kubikomeza ngo bigire imbaraga. Niho muri strategy yacu y'imyaka 5 birimo ko bizagenda. Ubwo umwaka wa 2026 tuzakomeza no gukomeza gukora assessment ku imibereho y'abatangiye kubikorana, ndetse n'abandi uri kugenda badusanga 27 irimo ibindi, 8 irimo ibindi, gutyo kugenda kugeza muri 2030, aho tugomba kuba twamaze kubaka sustainability system. Babandi niba ari abadozi bagomba kuba bafite ubudozi noneho bufatika, salon de coiffure no gukora amasabune no kugira ari ikintu kinini. Bahanzi n'abandi twemeje ko nabo bakaba bafite studio cyangwa se na radio na televiziyo. Mbese turashaka cyangwa twagize gahunda y'uko sustainability system izaba irimo ikintu kirebwa mu kintu wa filime. Ugomba kuba uri umuntu nyine wagiye ku rundi rwego, uri umuhanzi, nuko uri umuntu. Mbese twakomeza kugendana muri gahunda, kandi buhoro buhoro bazabona ko muri ibi bikorwa nyamukuru dufite, bazabona ko ibintu kandi tubibuza nyine ko Icyizere Project ni umushinga wa Development Network. Development Network tuvuga ko ni consultancy and capacity building hub. Ni ihuriro ry'abahanga mu gukora imishinga ndetse no gutanga amahugurwa agamije kongera ubushobozi. Ntabwo ari byo twivugira, twabikoze
hano henshi biragaragara mu myaka irenga 7 kora. Hanyuma kandi hakaba nanone naho dusaba ko abantu mwakomeza mugasura imbuga nkoranyambaga zacu, Facebook, Instagram, Twitter, cyangwa se yahoze yitwa Twitter unexe, hose nibiboneye. Sura website yacu iboneye.com, kandi kuri channel YouTube kora subscribe, kora share, comment, noneho kora like, noneho no komeza guhamagara kuri 0782 383 aho twakomeza tuhabona ibintu by'ingenzi kandi bigenda bitwunganira. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe bigenda uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'10,000 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.